banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, abakunzi ba Ndenganura TV, abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse impirimbanyi zose aho muherereye ku isi, ndetse n'abashaka kwibohora no kubohora abandi ku butegetsi bw'ingoma y'igitugu ya FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame, aho muherereye hose nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze. Njye ubaha ikaze, nkaba nitwa Uyihanganye Jacques, nkaba nanjye ndi impirimbanyi yiyemeje kurwanya akarengane gakomeje kwibasira bamwe mu banyarwanda baba ari abari mu gihugu ndetse n'abahunze. Rero hano tugiye kuganira kuri uyu munsi, tugiye kuganira ikiganiro kirebana n'ibikorwa 11 cyangwa se gahunda y'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi bashyizeho bagamije kurimbura ubwoko bw'abahutu, cyane cyane abacitse ku icumu nyine birumvikana, ndetse n'abatutsi bashyigikiye ko abahutu nabo bagomba kugira uburenganzira bwabo, ko ibikorerwa abatutsi bigomba gukorerwa abahutu, bashyigikiye ko uburenganzira bwose abanyarwanda bakwiye kuba babusangira nk'abanyarwanda. Ubwo birumvikana harimo n'umubare muto w'abatwa, nuko tutawuzi ariko buriya uburimo, kuko nta gihe na kimwe habayeho ubwoko bwahisemo kwiyemeza kurimbura ubundi ngo habure byibuza bamwe mu bwoko burimo burimbura abandi abagira uko bashyigikira abari kurimbura. Bitwarayibonye muri jenoside cyane yiswe ngo ni jenoside yakorewe abatutsi, ndetse turanayibona mu gihe FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame ubutegetsi bwabo bwicaga abahutu cyane, nabwo ntabwo byiswe jenoside nubwo bwicaye ntibuvugwaho, ariko biragaragara yuko hari abantu bagiye bitanga bagakiza abari bari mu kaga, kandi ubwoko bwabo ari bwo buri gushyira mu kaga abo ngabo, ubwo bwoko burimo bwitangira. Rero ndagira ngo maze mbashimire cyane Imana, kubera ko muba mwemeye kwitanga umwanya wanyu mukawuzana hano kuri studio za Ndenganura TV. Akaba ariyo mpamvu ngira ngo mbashimire Imana ikomeze ibahe amahoro n'imigisha, kandi namwe mukomeze muyifuriza abandi, mwagura ubwonko bwanyu n'ubwenge. Rero nkaba ngira ngo mbagezeho izo gahunda cyangwa ibyo bikorwa 10 by'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame bigamije kurimbura ku isi ubwoko bw'abahutu bose bagashira mu isi. Igikorwa cya mbere cyangwa se gahunda ya mbere nuko ubutegetsi bwashyizeho icyaha cya kabiri cy'inkomoko ku bwoko bw'abahutu. Turabizi ko twese ikiremwa muntu dusangiye icyaha cy'inkomoko cya Adamu na Eva, bavuga ko basuzuguye Imana bakarya ku giti Imana yari yabujije, aricyo giti ngo kimenyekanisha ikibi n'icyiza. Rero icyo cyaha twagiharuweho twese nk'ikiremwa muntu, ariko tuza kugira umwami Yesu wemera kwitangira, icyo cyaha tugikurwaho. Muri rusange nk'ikiremwa muntu tugikurwaho ku bantu bemera amaraso ya Yesu ko yabacunguye. Hanyuma rero Kagame nawe na FPR Inkotanyi n'ubutegetsi bwiwe bashyiraho yuko umuhutu wese uvutse azajya avukana icyaha cy'inkomoko cy'uko agomba kwitwa umujenosideri, yuko yishe abatutsi muri jenoside. Ibi ngibi bahita bashyiraho na gahunda ivuga yuko umuhutu wese, umwana wese w'umuhutu uvutse agomba gukura azi neza ko agomba gusaba imbabazi umwana wese w'umututsi wo mu Rwanda. Ibi bisobanuye yuko uko abatutsi bo mu Rwanda babanye n'abahutu, ndetse n'uko ubutegetsi bubafata mu Rwanda, ari nako bizaba uruhererekane uko imibereho y'abahutu bo mu Rwanda imeze, uko bafungirwa ubusa, uko bamburwa ibyabo, uko ntawemerewe kuvuga, uko ntawemerewe guhambisha uwe, uko ntawemerewe kumuririra mu buryo ubwo aribwo bwose, cyane cyane abishwe mu bwicanyi FPR Inkotanyi yakoreye abahutu. Ako ibyo bigomba kuzaba uruhererekane, itegeko na rimwe rigomba kuzarengera umuhutu mu gihe cyose u Rwanda ruzamara ruriho. Ibi rero iyi ni gahunda igamije ikintu gikomeye cyane, ntabwo ndayigarukaho ngo nyivugaho byinshi, ahubwo icyo nsaba nuko nk'impirimbanyi muba mugomba kureba kuri iki kintu kandi mukakivugaho byinshi, kubera ko ibyo kukivugaho birahari byinshi cyane. Gahunda ya kabiri ni ukwica abahutu benshi b'inzirakarengane, kubima ubutabera no kubakoresha no kubatesha agaciro mu gihugu cyabo ndetse no hanze. Ahangaha
abanyarwanda bari mu Rwanda bo barabizi neza icyitwa umututsi n'umuhutu imbere y'amategeko ntago bangana psychologically ndetse no muri society. Umututsi iyo ikintu cye cyibwe bahita bavuga yuko wakibye ari ingengabitekerezo ya jenoside imurimo, ariko icyo umuhutu cyakibwa nabwo yajya kurega bakavuga yuko yarezo atarakwiye kurega kubera yuko ngo abatutsi barababaye cyane ngo bagiriwe nabi cyane, bityo bigatuma abahutu bakumirwa ku burenganzira bwo kugaruza imitungo yabo ndetse no kugaragaza ibibazo bibabangamiye. Hano hari ibintu byinshi bikorwa ko niko nari mvuzeho konyine imirimbanye ahangaha harimo byinshi mugomba kuba muzi, niba ntacyo mubiziho ubuhirimbanye ni mu bureke. Kuri gahunda ya gatatu kwanganisha imiryango y'abahutu hagamijwe ko yo ubwayo imarana cyangwa itsembana, kubera yuko bagerageje kubica mu buryo bwinshi butandukanye, abicwa baricwa ariko Uwiteka akomeza kugenda agira abasigaza. Rero abemeye kugendera mu butegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR ye hariho imigambi yo kubiba urwangano hagati y'imiryango, harimo binyuze mu kwanganisha umugabo n'umugore, abana na base cyangwa n'imiryango yabo, cyangwa se mbese n'ibindi bisekuru by'imiryango yabo uko biba bimeze. Niyo mpamvu mu Rwanda hariyo gahunda zo kwiyahura cyane 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 ku bantu bo mu bwoko bw'abahutu ndetse n'abatutsi bamwe na bamwe bagendera muri iyo nkubiri kubera ko babanze ko ubutegetsi bwa Kagame na FPR inkotanyi bukomeza gushyira izo gahunda zo kurimbura ikindi gice cy'abanyarwanda kandi mu by'ukuri babahora ubusa. Hano kuryanisha abanyamuryango ibingibi uko babikora turakuze cyane, nabwo nsaba ko impirimbanyi mugomba kuba iki kintu mukiziho neza. Iyo umuntu akwambuye ibyawe cyangwa se umugabo yajyana ikibazo n'umugore cyangwa umupapa yajyana ikibazo n'umwana cyangwa se abafitanye amasano bajyana ibibazo birebana n'imitungo yabo, ugacisha ku ruhande bamwe ukabaka ruswa, ukabaha support zigomba gutuma bica bagenzi babo no kubicisha, ukabafasha gutegura ibyo bikorwa byo kubagira nabi no kubashyira mu magereza, kandi uri ubutegetsi wirengagije ukuri wewe ushingiye ku cyo wahawe n'umwe mu bafitanye ikibazo. Urumva yuko ahangaha nibwo ubuzima bahutu mu Rwanda bibereyeho, utabizi azabimbaze kuko iminsi namaze mu Rwanda ibi byose narabikurikiranye kandi nagiye mbibona. Hari n'abandi benshi babizi nuko bamwe mu bahutu bo mu Rwanda wagira ngo sinzi ibintu babahaye, ariko nubwo babwinshi bababitsemo no kutagira ubwenge bwo kumenya yuko ugira ubwoba urapfa, utabugira urapfa. Ikiza ni ukwizera Imana, ukamenya ko Imana ariyo mugenga wawe, ariyo yaguhaye ububasha bwo kubaho, ntawe ugomba kukuvutsa ubuzima atagize gute Imana itabyemeye. Ni ngombwa rero kuvugisha ukuri, abantu bakagaragaza ukuri kugira ngo ibyo dushaka by'imibereho myiza twese tuzabigireho kandi tugire uburenganzira bungana mu gihugu cyacu. Ahangaha hari ikindi gikorwa cya kane, ubujura ndengakamere buvusha amaraso cyane cyane ay'abahutu imbere mu gihugu no hanze yacyo. Ahangaha mujya mwumva ibikorwa byinshi bigenda bikorerwa cyane cyane mu gihugu, abantu aho bapanga uburyo bwo kwica umuntu bakamwica bakazamwambura imitungo yiwe mu buryo butandukanye. Hari ubujura bukorerwa mu mabanki, hari ubukorerwa mu ngo z'abantu, ubutegetsi bukifata nijoro bukaza bugasinyisha abantu bukabambura imitungo yabo bubemereye yuko ngo bubahaye ingurane cyangwa bubahaye igiciro cy'iyo mitungo, ariko bikaza kurangira biri mu mpapuro gusa bitagiye hehe mu bikorwa, kandi nyine umutungo yamaze kugira gute kuwamburwa. Hari byinshi bikorwa kuri iyi ngingo, nabyo ndabasaba yuko imirimbanye ibintu byose muzakomeza kugenda mubyigaho kugira ngo mubone ibyo mutangaza, kandi mushishikarize n'abantu ko mubumvishe ko aribo bafite uburenganzira, ububasha n'ubushobozi bwo kwirwanaho. Umwanzi wafashe kiriya gihugu cyacu bugwate cyangwa icy'abanyarwanda bugwate ntabwo azigera tugirira neza, nta muntu nimwe azigera tugirira, kuko imyaka 31 tumaranye yose uhereye yagereye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda kugeza n'uyu munsi ibikorwa bye biragaragara. Indi gahunda ya gatanu ni ugukina umukino w'urupfu. Biriya bya Perezida Paul Kagame ahora yipfisha mu gihe runaka ngo Kagame yapfuye akamara nk'umwaka ataboneka. Hariya rero haba harimo ibintu byinshi hakurikira hashingiwe ku bimenyetso simusiga.
biba bimaze kugenda bikusanwa, aha ngaha bagira ngo barebe niba ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame na FPR Inkotanyi ye bwiteguye gushyira mu bikorwa umugambi mubisha wo kurimbura abahutu bacitse ku icumu rya jenoside cyangwa ry'ubwicanyi bakorewe n'ubwo butegetsi bwa Perezida Paul Kagame, mu gihe Kagame yaba hatangajwe urupfu rwe, yaba yapfuye cyangwa se yaba hari impamvu zindi zitumye bigaragara yuko atagishoboye gukora imirimo ashinzwe. cyabo ngabo ngo Kagame yapfuye ahubwo basenge ntapfe, kuko napfe twe tuzakora jenoside yarenze yabo ku buryo izandikwa mu mateka y'isi. Bagira amahirwe kubera ko n'ubundi ni umubyeyi, ni nawe ubavugira, ni nawe wagiye kubarunda muri bakagombye kujya bamusingiza, umundi bakagombye kujya basingiza Kagame bakavuga ati urabaho urakabaho Kagame watugiriye impuhwe nyuma yo guhekura u Rwanda, nyuma yo gukora jenoside ntago wihoreye, watugiriye impuhwe uraturengera umubyeyi watwakira, uzana ubumwe bw'abanyarwanda mukamusingiza, ntakwiriye kumusingiza. Ariko ubundi nimugire ngo buri munyarwanda wese ufite impuhwe nk'iza Kagame mwanjishimwe, mugize ibyago Kagame kuko watumye tubaho, naho ubundi abana bari barakaye bari kubabyora. Ibyo bivugisha inama y'imikino. Buriya rero abantu reka mbasetse, hari igihe abantu babona ngo babyaye abana babyimbye inda n'amatama bakagira ngo ni ukurera, bakabona abantu babyaye abana babiri bato bakeya beza akabarera neza, bakakurana umuco, bagakurana imbaraga, bakarya bagahaga, bakagira ngo ni ukwanga kubyara ibyana bimeze nk'imitubu. Uri kunyumva? Ntago ubwinshi bw'umusemburo bugwiza umusururu. Oya, kuba ari benshi ntacyo bivuze. Bo bitegure Kagame bumva gusa ngo birarangiye. Nta nubwo tuzamushingura wenyine, tuzamushingurana n'ibindi bintu tugomba kumusasira. Ariko nyumva ibyo bajyaga bavuga ngo Habyarimana ngo apfuye ngo bazamusasira, twe tuzasasa karindwi. Ariko nyumva bakanga abantu bavuga ubusa, barabivugaga se Mama Wilson bavugaga ko Habyarimana apfuye bamusasira. Mu ndirimbo bajyaga baririmba, hari indirimbo habanje ibintu by'amashyaka, haza ibintu bitaga PS ariyo y'abakombo, kugira hari abagira ngo arebe niba ubutegetsi bwitewe abumaze kugera ku kigero cyo kuba ko iyo jenoside bayikora igakunda. Niyo mpamvu rero bavuga ngo yapfuye, ubundi ajya kubona ukabona aragarutse, rimwe na rimwe bakanemeza yuko bagarura atari we, ko amaherezo ahubwo yanapfuye, ubutegetsi bukaba bwaranze kubitangaza. Aha rero naho harimo gahunda mbi nyinshi cyane, kuko urabona ko ihereye igihe bavugiye ko Kagame atakiriho, garagaze neza yuko abahisha urupfu rwa Kagame ndetse nawe no guhora yipfisha biri mu mugambi yo kugirira nabi abanyarwanda kandi hafi ya bose. Ndagira ngo nongere mbibutse ko nta gihe na kimwe hazigera habaho ubwicanyi buzakorerwa ubwoko bumwe gusa ngo haburemo byibuze quelque petite nombre des éléments zibigenderamo z'ubundi bwoko. Ibi ntago bizigera bibaho. Muri jenoside yakorewe abahutu twarabibonye, nako muri jenoside yakorewe abatutsi twarabibonye, mu bwicanyi bwakorewe abahutu bukozwe na FPR Inkotanyi n'ubutegetsi bwe n'ingabo yarayoboye. Ibyo byose twagiye tubibona, tubifitiye ibimenyetso. Niyo mpamvu rero ibi bigaragaza neza yuko abanyarwanda ubwabo nk'abaturage bo bafite umutima w'ubumuntu n'ubumana ubarimo, uretse ko nyine baziwe n'icyorezo cy'ubutegetsi wagira ngo bwakomotse kuri shitani. Bityo rero abantu bose bakavuga ngo abahutu ni babi, abahutu ni babi, ugasanga abantu barimo bararyana, kandi bitewe n'agatsiko k'amabandi yaturutse hariya Bugande biyisa abanyarwanda, cyangwa se bashaka kuba bari banaribo koko, ariko bakaza bafite umugambi wo kurimbura abo basanze mu gihugu bose. Indi gahunda ya karindwi ni ukwambura abaturage imitungo yabo batewe ubwoba, ndetse babwiwe ko ubutegetsi butazubahiriza amategeko bushinzwe kugenderaho kandi aribwo bwayashyizeho, hagamijwe gushyiraho ubuzima bw'abahutu mu byago bubageza ku rupfu, mu byago bibageza ku rupfu, hagamijwe gushyiraho
gushyiraho gahunda zihariye zo gufasha abatutsi baba bagendeye muri iyo nkubiri, cyane ko n'ubundi cyane cyane abatutsi bacikacumu rya jenoside yabakorewe baba basanzwe bafite izindi gahunda z'uburyo bashyiriweho na leta mu mibereho, haba mu mashuri no mu buzima busanzwe. Iyo baje bagafata karitsiye yose nk'ahara muri Banyahe, muri Kangondo ya mbere no muri Kibiraro, bagafata nk'izo karitsiye zose abantu bakabakuramo mu buryo namwe mwabonye babakuyemo, kugeza n'ubwo uwitwaga Mukurarinda n'ubu niko akitwa, uretse ko yagize amahirwe ubutegetsi impyisi yonkeje zikamurya umurizo. Urumva ni ukuvuga ngo we yarababwiye ngo ntabwo ngo leta izigera yubahiriza amategeko, kuko mu gihe cyo kubakura mu byabo mwibuke yuko abaturage baragiye batanga ibirego mu urukiko rwanga gufata imyanzuro ndetse baza kubakuramo ku gahato. Mu gihe hari habaye inama rero, Mukurarinda wari umuvugizi wa leta wungirije wa leta niwe wavuze yuko nubwo bakomeza kunanirana ko ubutegetsi butazigera bwubahiriza amategeko bwemeye kugenderaho, ko bagomba kuva muri iyo mitungo, ubutegetsi bukayitwara nta kintu bubahaye, cyane ko icyo bahabwaga bari ku kigaya bagaragaza ko kidahwanyije agaciro n'ibyo barimo bamburwa. Bo basabaga ko amategeko akurikizwa. N'uyu munsi hari benshi bishwe, hari abandi bakiri mu maboko y'ubutabera bagiye bafatwa bakagerekwaho ibindi byaha, ariko ugasanga aribo bari imbere cyane mu guharanira yuko imitungo yabo yari iri aho hantu idakwiye kwangizwa n'ubutegetsi ngo itwarwe ku gahato, kandi ariyo yari batunze mu gihe batabonaga ikindi cyabatunga kisimbuye. Ibi byose rero abantu baravuga ngo twese ngo twari kumwe ngo turi abahutu ngo n'abatutsi ngo ntago bavanguye. Ubuzima bwacu babuvanguye kera. Niba umwana wawe ashobora kuvuka akaba agomba kwiga guhera mu mwaka wa mbere, guhera mu binyoni kwanza, nako guhera n'inda yinjiye, bakamurera kugeza igihe aziga amashuri yose yumva akeneye kwiga, azahurirayo n'undi muntu baturanye, bari bakwiye nabo kuba bahabwa uburenganzira bungana, ariko n'umwana we akaba ari we wemerewe kwirwanaho muri byose. Hanyuma abo bose ubambuye ubuzima. N'ubundi wa wundi mwari muri kumwe yarasanzwe n'ubundi afite uko abayeho kubera uko ubutegetsi bwamugeneye kubaho. Wa wundi rero nawe warubeshejweho n'utwe, ntabwo uriya muntu muzanganya iki akababaro. Niyo mpamvu bamwe bagiye bagera aho bari bababwiye kujya, bamwe bariyahura, harabo tuzi ingero zabo. Hari umumotari wagiye yiyahurira mu nzu na moto ye arashumika aratwika kubera ko yabonaga ko ubuzima bumushyizemo, n'ubundi amaherezo ari bwo kumwicisha urw'agashinyaguro. Ikindi icya cyenda ni ugushyiraho amategeko agamije ahana umuntu wese wagaragaza ubwicanyi bwakorewe abahutu no kubima amahirwe yo kubiganiraho, no kubangira uburyo bwo gufasha abasigaye cyangwa se abacitse ku icumu ry'ubwo bwicanyi FPR Inkotanyi na Perezida Paul Kagame bakoreye abahutu. Ibi rero aya mategeko yose bagiye bashyiraho ni ukugira ngo nyine abahutu bakomeze bajye mu kaga kabaganisha ku rupfu, kandi mu by'ukuri ibi bintu hatagize igikorwa n'ubundi bizarangira abahutu bashize, uretse ko Imana njyewe nzi neza yuko itakemera ko ubwoko bwose bushira, izagera aho ngaho ihe abantu imbaraga n'ubwenge bizatuma bigobotora ubu butegetsi bwa Kagame na FPR Inkotanyi bufatwa nk'icyorezo ku bwoko bw'abahutu, baba bari mu Rwanda ndetse n'abari ahandi mu kindi gihugu. Gushyiraho igisirikare cy'urupfu. FPR yashyizeho igisirikare bita ngo ni RDF, ikajya ibeshya ngo igisirikare cy'umwuga, ariko urebye ko abakinjiramo bashyashya batari babandi bavuye i Bugande nyine, urebye ukuntu bapfa bicwa, haba ari abapfira ku mafunzu ndetse n'abapfira mu ntambara z'urudaca Kagame ahora bashoramo na FPR Inkotanyi ku mpamvu z'inyungu zabo bwite. Usanga iki gisirikare ntabwo ari icy'umwuga, ahubwo ni igisirikare cy'urupfu. Kandi ahangaha impamvu babikora nuko bazi ko abahutu aribo bakene benshi cyane, aribo bagomba kukijyamo, kandi bagahabwa ntibahabwe amagarade cyangwa amapeti atuma nabo bagira uruhare mu gufata imyanzuro y'uburyo intambara zigenda cyangwa zikorwamo. Bityo rero bagashorwa buka cyangwa buhene cyangwa butama aho umwanzi ari, abantu bakicwa, bakagaruka bavuga bati nuko nyine ngo baguye mu ntambara ngo bitangiye igihugu. Ariko bambira gute ukuntu umuntu yakitangira igihugu kimufungiye se? Igihugu cyamwiciye umubyeyi, igihugu cyamubuje uburenganzira, ari nabwo bwatumye yinjira muri urwo rupfu nyine, hanyuma ukavuga ngo umuntu yagiye kwitangira igihugu. Izi ntambara rero nongeye nshishikarize abana b'Abanyarwanda ku mpande zombi
yaba ari umuhutu umutwe cyangwa umututsi cyangwa n'umwimukira wese uri ku butaka bw'u Rwanda. Ibi byo kwinjira muri iki gisirikare, mu gipolisi no mwaziriya zindi nzego zashyizweho ngo zo gucunga umutekano, abadaso n'ibindi bagenda bapangapanga byo kubabaza abaturage no kubicira ubuzima bwabo, ndasaba abana b'Abanyarwanda bafite ubwenge buzima kubivamo burundu, ndetse byanaba na ngombwa mugahunga nk'uko abandi bahunze. Ibi ngibi tugomba kubyigaho impirimbanyi, tugashaka uburyo ibi bintu tugomba kubirwanya ku rwego rwo hejuru, kubera ko usanga Kagame nubwo atwica we na FPR inkotanyi ye, usanga nubwo batwica ariko bakoresha n'ubundi ingufu zacu tuzibambuye. Kagame ntabwo azohereza umwana we ku rugamba, nta n'umututsi n'umwe wavuye hari i Buganda uzigera afata umwana we ngo amuhereze ku rugamba, mu gihe abahutu bazaba bisubiyeho, ndetse n'abatutsi nabo bamaze kujijuka nka ba Karasira Aimable ndetse n'abandi bagiye bitanga bakagaragaza uko ikinyoma cya FPR inkotanyi na Perezida Paul Kagame cyari kimeze ku bwoko bw'abahutu. Abo nibitanga bakikuramo bakagukuraho imbaraga zabo, buriya butegetsi bwa Kagame ntabwo buzamara ntabwo bwamara n'iminsi 3 cyangwa 4. Icya 11 rero ari nacyo cya nyuma ni guhimba ikinyoma cya jenoside yakorewe abatutsi no gushyiraho amategeko ahana uwagaragaza amakuru y'ukuri kuri ubwo bwicanyi. Icyo nemera cy'ubwicanyi bwarakozwe kuko icya mbere imfubyi zirahari, abapfakazi barahari. Ikindi kandi nubwo nari muto ariko hari ibyo nanjye nyiboneye, ariko kuvuga ngo niba bwaranakozwe ugashyiraho amategeko y'uburyo ubuhamya bugomba kugendamo, uwabibonye ukamwambura kugaragaza ibyo yabonye, ukamushyiriramo yuko naramuka agaragaje ibyo yabonye uko ibintu byakozwe ko ari abapfobije jenoside, ko agomba guhanwa ku rwego rw'umujenosideri. Ibi byose ni ibintu mu by'ukuri bigamije kurimbura ubwoko bw'abahutu ndetse no kuryanisha amoko hariya mu Rwanda, kuko ntabwo abantu bashobora kubana ngo bagirane amahoro meza yo mu mutima igihe cyose bazaba bafite umuntu w'ubutegetsi bazaba bafite ubutegetsi bumeze nk'ubura bwa Kagame, bubuza bamwe kugaragaza ibyababayeho kandi noneho bugashishikariza abandi bukanabahatira kwemeza iby'amafuti bitari ukuri byabaye ku bandi kandi ari ibyo n'ubundi kugirira nabi ba bandi barimo babyemeza. Banyarwandakazi rero, inshuti z'u Rwanda, mpirimbanyi aho muherereye hose ku isi, nongeye kandi kubashimira cyane umwanya mwagaragaje mwitanga mukurikirana iyi Nonora TV. Nkaba mboneyeho kubasaba gukora subscribe, gukora sharing ibi bintu, mukajya mubihisha bagenzi banyu. Njye nababwiye ko nta politiki yo kubika mu kabati mfite, na Kagame muzabimuha bimenye abyicarane. Nabwiye ko namwandikiye inshuro zirenga 8, ariko koko nanyimenya ntekeza ko yaba yaranapfuye koko. Nose umuntu muzima w'umukuru w'igihugu wamwandikira inshuro zirenga 8 mu bihe bitandukanye, ugera muri presidence yiwe, bakazarinda none bakwimura bukwaka ubwenegihugu mu gihugu, ukavuga ko uwo muntu ariho. Icyakora yapfa, cyo twe tugomba gukora nk'impirimbanyi no guharanira uburenganzira bwacu, kuko n'ubundi ashobora kuba atariho hagashyirwaho n'undi nawe ameze nkawe. Ibyo ngibyo rero tugomba kumva ko uburenganzira bwacu buzava mu mbaraga zacu no mu gusenga Imana. Uwiteka abaha amahoro n'imigisha. Murakoze cyane.